Amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ubuntu bw'Imana, gukomera k'Umwuka Wera kubane nawe kandi nkwifurije gukomezwa n'Imana kuko ibindi byose ntabwo bikomeza ahubwo ni iby'igihe gitoya, hanyuma umuntu ashobora kuba abifite none ejo akaba atabifite, ariko iyo ufite Imana ukagira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ni byiza cyane, ni umugisha ukomeye cyane. Reka nguhe ubutumwa mpawe mu kanya gatoya. Umwuka ambwiye ngo nganire n'abantu b'Imana, ngire ibyo mbamenyesha mu buryo bukomeye bw'Umwuka Wera, kandi nk'uko musanzwe muganira n'Imana, Uwiteka ni mwiza kuri mwe kandi yadusezeranije ibintu bikomeye. Yesu Kristo yaravuze ngo mumenye ko nta kizaba ku ntore zanjye ntakibamenyesheje. So rero niyo mpamvu duhora imbere y'Imana dushaka amakuru, uko abanyamakuru b'isi muri leta zitandukanye babyuka mu gitondo bashaka inkuru, niko natwe abera b'Imana tuba ku karago dushaka inkuru ariko zivuye mu ijuru, amakuru cyangwa se inkuru z'ijuru, amakuru y'ijuru. Yesu aguha umugisha kandi Yesu akomeze kubana nawe, akomeze kukugirira neza mu mbaraga ze zikomeye, mu butware bwe budasanzwe. Ndagira ngo rero wumve iki ngiki, muri kino gihe cya none hariho imbaraga zikomeye zirwanya abera, zirwanya abantu b'Imana, zirwanya abana b'ijuru, kandi hari imbaraga abarozi bari gukoresha mu buryo bundi. Bahinduye strategy bahinduye strategy. Imana yambwiye ngo abarozi bari kuroga abantu mu buryo butari ugutamika abantu, ahubwo mu buryo bwo kuboherereza imyuka mibi y'abadayimoni cyangwa se amarozi mu buryo buri spiritual. Umuntu akumva asa n'uwarozwe kandi akatekereza ahantu yariye agasanga ntaho. Rero Imana ikomeze kubagirira neza. Imana yambwiye ngo itanze imbaraga, iguhaye imbaraga zikurutsa ibyo bakoherereje, ibikoreye mu buryo bw'umwuka kandi irakurwaniriye mu buryo bukomeye cyane. Message ya kabiri nahawe Imana yambwiye ngo uyu mwaka wa 2026 aya mezi atatu ya mbere ngo ni amezi agoranye cyane, n'amezi abenshi bashobora no kwihakana Imana, ariko n'amezi nanone Imana iri bubane nawe mu buryo utatekerezaga, mu buryo bukomeye cyane. Imana ikugirire neza, Imana ikwambike imbaraga cyane, Imana ikurwanirire, Imana igutsindishirize kandi Imana ikuneshereze, iguha imbaraga zingana n'igihe uhamagariwemo. Hanyuma Imana yambwiye ngo yongereye abantu imbaraga mu buryo bw'umwuka, yongereye abantu imbaraga mu buryo budasanzwe bw'umwuka. Hanyuma ikindi ni uko Uwiteka yambwiye ko agiye guhumanura abantu bahumanye mu buryo bahumanijwe n'abantu bamwe na bamwe bayobotse imyuka mibi, bakabatamba. Hari ibitambo abantu batanzweho Imana itesheje agaciro, hari ibitambo abantu batanzweho Imana yambuye ububasha ku buzima bwanyu. Hanyuma ikindi nabwiwe ko Satani ari guhiga ubwenge bw'abana mu buryo butangaje cyane, mu buryo bukomeye, ariko Imana yambwiye ngo igaruye ubwenge bw'abana, abana bacu Imana ibagaruriye ubwenge. Akira ko umwana wawe agomba kuzana indangamanota nziza muri iki gihe mu izina rya Yesu. Ubyizere kuko nibyo kwizerwa, kuko bivuye ku mwuka w'Imana. So hanyuma ni umwaka ugiye kubamo impfu nyinshi nanone, kandi impfu nyinshi, abiyahura, abambura abandi ubuzima, kuko hagiye kubaho
kwiheba gukomeye cyane ku bantu bamwe cyangwa abandi. Rero mwene data mukundwa muri Kristo Yesu, ndagira ngo ufate ibihe byo gusenga no kubana n'Imana mu buryo butangaje cyane, kandi mube maso kugeza igihe Yesu azazira. Njyeweho ndimo ndinginga Imana cyane ngo iduhishe mu rwihisho rwayo, kandi idushyireho protection abantu batabasha kudukuramo, idushyireho uburinzi abantu batabasha kunyeganyeza, itwambutse itugeze aho tugomba kugera mu izina rya Yesu. Ndasenze kugira ngo umwuka w'Imana abane nawe mu buryo butangaje cyane. Hanyuma message yindi nahawe ngo nkugezeho nuko nanone Imana ishaka ko abantu bongera kuyegera mu buryo bwo kwiyiriza ubusa ndetse no gusenga. Bibiliya iravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ngo iyo asenganye umwete. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Sengana umwete kuko abakuroga nabo bari kukurogana umwete. Sengana umwete kuko abashaka kugusubiza hasi nabo bari kubikorana umwete. Rwanya ibikurwanya kuko ibikurwanya nabyo byashyizemo umwete. Shyiramo imbaraga. Bibiliya iravuga ngo umurimo wose umuntu akoze yerekejeho amaboko awukorane umwete, cyangwa se awukorane imbaraga. Nshuti yanjye rero, ubwo ni ubutumwa Imana yari yampaye kugira ngo nkugezeho. Sinzi niba mubona ko ibihe bisigaye bigoye cyane. Hanyuma escroquerie zabaye nyinshi mu bantu, ndagira ngo kandi wongere kuba maso no gushishoza. Ngira ngo murakurikirana imbuga nkoranyambaga, muri kubona abantu bamwe na bamwe bafata bakambura abandi bakababeshya urukundo. Hari gucaho inkuru zo bita Timamu ndetse n'umugore we bakoze divorce, ngo yamuriye amafaranga, nubwo tutazi neza ngo ni ukuri cyangwa ni ibinyoma. Ariko mube maso nyine, burya ahacumba umwotsi haba hari n'umuriro. Abakobwa mube maso, bantu mushaka abagabo mube maso. Gusenga nibyo byonyine bishobora kuguhishurira ibihishwe, kandi ntukajye upfa kwizera ibintu byose ubonye ngo nuko ngo wumvise ko ngo ni umuntu witiriye izina ry'Imana cyangwa se wavuze Yesu neza ngo uhite ushiguka. Birasaba ko mu musenga mugahishurirwa ibirenze ibyo nababwira. Hanyuma ikindi bene data, murabona ko hari kubaho ibibazo bikomeye nimutajya mu Mana ngo mwihishe muri Kristo Yesu, abaruhure, abarwanirire, abane namwe mu ntege nke zacu, abane natwe. Ni ukuri ndabamenyesha ko ntaho turaba duhagaze, ntaho uraba uhagaze. Nutajya mu Mana ntaho uhagaze. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, komeza kubana n'Imana, komeza kwegera Imana. Kwegera Imana niko kwiza kurushaho. Imbaraga z'umwuka wera zikurwanirire kandi zikuneshereze. Hari indi message imanutse nonaha, ndi kumva umwuka wera avugana nanjye ngo akoze abantu ku maso, agukoze ku maso, akira gukorwa ku maso, akira kumva ijwi ry'Imana, akira connectana n'Imana, akira kugendana n'Imana, akira gukorana n'Imana, akira uburinzi buva ku Mana, akira protection iva ku Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Umwuka wera wa Kristo abane namwe, kandi kwanesheje isi kubatsindishirize mu buryo ubwo ari bwo bwose. Sinzi aho uherereye, ariko nkwifurije kujya mu Mana ukagumamo, kandi ukikonekta n'amavuta ya nyayo, ukikonekta n'ubuntu bw'Imana bwa nyabwo. Hariho byinshi biyobya, hariho byinshi birwanya abantu, hariho byinshi binaniza abantu, ariko ndabizi neza ko umwuka wera w'Imana
ariho kugira ngo turwanirire izo ntambara zose tutakwirwanirira tutanakwineshereza bene data. Mukundwa rero muri Kristo Yesu, Imana iguha umugisha aho uherereye aho ariho hose mu Rwanda, mu Uganda, Amerika, Canada, Australia, France, ndetse n'abari Oman, n'abari Belgique, n'abari mu bindi bihugu bitandukanye na Dubai, ndetse n'abari Kenya, Tanzania, mu Burundi, Congo, n'ahandi. Imana ikomeze kubagirira neza. Abari Zambia, Imana ibagirire neza. Abari Mozambique, data bagirire neza, n'ahandi 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 n'ahandi. Ndeka ngusengere Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana nawe. Ubutumwa nari mpawe nubwo, kandi umwuka wera agushoboze kumva ibyo wowe utabasha kwiyumvisha mu izina rya Yesu. Father, mu izina rya Yesu nsengeye umwana wawe, mugirire neza kubw'imbaraga zawe, mwagurira imbago, bana nawe, muproteje, mukoresha iby'ubutware, mukoresha iby'ubushobozi, mu izina rya Yesu muhumanure, murwanirire. Nsabye nizeye ko uri Imana yumvise iri sengesho, mu izina rya Kristo Yesu wapfuye akazuka. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha. Mwari kumwe na Prophet Evode ubakunda kandi ubasengera. Shalom, shalom, shalom.